avuze irarikurikira ntago rihera Bisho nabonye ugaragara reka mpere ku kibuga cy'indege uherekeje umushumba Pastor Mutesi ndetse umubyeyi wubahwa cyangwa se ukundwa na benshi mbona abantu batari ko se noneho uyu mugabo we wundi ni gatiki atahantu hose ubundi abahari none ajyaye na Pastor Mutesi no muri Kenya ntekereza ko ari imbaraga nke z'urukundo bafite rero kuba nafata cyangwa se mushumba Pastor Mutesi byaba ngombwa ko muherekeza ku kibuga cy'indege numva atari ishyano ryaba riguye sibyo cyangwa se niyo namuherekeza tukagirana na Nairobi numva ntacyo byaba bitwaye ngo barajya ko subundi uyu ngararwaza Mutesi nkande urakoze cyane so icumwe nuko abantu bagomba kumenya nuko urakurikirana kuko mu kumugeza ku kibuga cy'indege ni kimwe mu byo numvaga mpamagarirwa cyane nk'umuntu wari wamusengeye nk'umuntu twari twamaranye iminsi hanyuma Pastor Mutesi yari yavuze ko azabanza guca ahantu mu giterane ariko nabyo nabonye byarabaye ati ni gute ko wagenda ntiyagiye kwivuza iri mu biterane ibiki ntekereza ko abantu benshi bavuga ibyo Gasaro kw'Imana imyumvire y'abantu iracyari hasi cyane ku buryo ariko nta nubwo ari imyumvire uko iminsi igenda itwegera yimeruka abantu baragenda baba bagome kugeza nubwo ikintu cyiza umuntu agikritika kugeza kibonyemwo ikibi wabyumvise icyiza nimba Gasaro duhuye akampobera bati hahiye muri rero ejo bundi yapostinze amagambo akomeye cyane postinga umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri ngira ngo arabibonye apostinga ati nukuri wakoze cyane pe ari amahirwe ntabwo abonwa na benshi ariko iyo mu kanwa k'umuvugizi wa RIB asohotsemo akubwira ati gezaho icyabavuze nuko ababona ibintu biri kugenda birenga umurongo wabyo rero Mutesi gupostinga akavuga ngo yakoze ntekereza ko nawe muri we yarananiwe kandi yumvaga arushye urumva kandi uribuka ko mbere yuko wenda umuvugizi wa RIB agira icyo amuvugaho yari yatanze ikiganiro kuri Chita Magic urumva yego aravuga ati ndatabaza nkeneye kurenganurwa kuri izi social media ubwo buhanuzi n'ubuhanuzi bwakiriye gute cyane cyane nzi ko uba uziranye n'abashumba cyangwa se n'abakozi b'Imana benshi mbere yuko uvuga ko Imana ikuvugiyemo urumva banza wibaze ese koko birakwiye ko imvugiramo icyo kibazo banza ukibaza urumva kuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yitaho ni umuntu ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo rye umenaguritse noneho twumvikane mu kanwa kawe mu kanya haravamo ibitutsi mu kanya hakavamo gusebanya mu kanya hakavamo inzangano kuki duhora duhanura tugashyiraho na precisoma ivuga ngo nibidasohora nzareka guhanura iki twemeza isi ko turi abahanuzi nuko mvuga ko Gerard azapfa agapfa ngahita mvuga ngo nari narabihanuye no umuhanuzi mwiza rero ubu rero tubwire abantu umwuka w'ubuhanuzi uriho ni umwuka wo kwihorera umwuka w'ubuhanuzi uri ku mashosho media ni umwuka wo kwihorera abo nibo bahanuzi bihorera bari ku mbuga nkoranyambaga n'abahanuzi bahanura ibibi ku bantu bagategereza ko bya bindi bisohora ubu se ko yahanuye ko umushumba wa ADEPR afunzwe tureke kwinjira aho hantu nibirebire ahubwo abantu ntitukigira isoni ngo nguki ntitukigira isoni uzi ko twabuze isoni twabaye barwabuze isoni uwo mugabo yarabivuze nabyo avuga ati Pastor Mutesi naramuka turiyamo urumva ibyo birahari nzabigukatira nzaguha link nanjye urumva rero ubuhanuzi bwo kwihorera kuko uyu muntu mutavuga kimwe uyu muntu utamwumva ubwo buhanuzi n'ubwayo yabwo icyo nabonye nuko yavuze ngo ko Pastor Mutesi agomba kugenza amakenga we hatazakubita inkuba I think so ibintu nk'ibyo ariko ibyo gupfa kwa byo ntabyo we uzapfa bigenze bite urupfu wese kwa ariko ntago ari urupfu aka tureshyira abantu bavuga byinshi sinzi utuntu baba bafashe basomye ariko tuba provoka nabi hari uburyo umuntu ikintu kimuprovoka ukibaza uyu muntu ibintu avuga nta soni bimuteye rero icyo nabwira abakozi b'Imana abakozi b'Imana bose uzinavuze cyane rwose zarabaye kwa Mamasiya zarabaye kwa muhanuzi witwa Grace
ubu Grace nayo wamusabye imbabazi jewe oya urondereza ubusa bukimara umubiri n'ubusa uzabura kudakorera uwiteka ukiriho nukwihemukira kudakorera uwiteka ukiriho nukunyagwa zigahera nta mpamvu nitwibaniye neza buriya yaza kuko je nakomeje mwubaha nk'umubyeyi urumva nkamuvuga neza nk'umubyeyi uri kurikirana ngiye kubona rero mbona arantenze ataraje kungira inama mbona arantenze ataransuye mu rugo nk'umubyeyi ariko mbibona giye nka comedy je niko mufata nk'umukomediye kugeza ubu kubyo avuga no kubyo akora mbifata nk'iby'abakomediye urumva ariko nubwo mvuzaka je sinamwubahuka ngo mvuge ngo ndamutenze none umuntu aguhaye satani ataragusanze aguhaye satani ataraguteje abandi bene so aguhaye satani ataraguteje itorero Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umurereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye Bishop Gerard tugiye kuganira byinshi bitandukanye n'umushumba. Umeze ute Bishop? Yegereze microphone tubwire. Ndashima Imana cyane. Ibintu ni amahoro. Bihora ari neza. Twagusuye rero tugusuye muri Kenya aho waje kurwaza umuvandimwe Pastor Mutesi. Karibu muri Kenya. Karibu. Umeze ute Bishop? Umeze neza iyo umuntu afite Imana ahora ameze neza. Yego. Kuko iravuga mu byiza no mu bibi dore dushima. Iyo ufite Imana rero ibihe byose ubicamo. Kandi ukabicamo yishima. Ibintu ni amahoro. Amahoro cyane. Umurwayi ameze gute? Umurwayi arimo aroroherwa. Arimo aroroherwa mama nabonye posting amagambo meza amagambo y'ihumure ubona yuko rwose ari kugenda yoroherwa nabonye yarashimye Imana. Amen. Banza ibintu byaragenze neza. Imana niyo kwizerwa ibihe byose kandi buriya igikomeye tugendana ni ijambo yatuvuzeho. Impamvu Bibiliya ivuga ngo ni cy'abayuda barusha abandi bose. Avuga ngo nuko babitse ibyavuzwe n'Imana. Yego. Rero nta kindi abakristo abizera barusha abandi nuko baba bafite ijambo Imana yababwiye. Amen. Amagambo abantu batubwiye ashobora guhera ariko iry'Imana yavuze irarikurikira. Ntago rihera. Bisho nabonye ugaragara reka mpere ku kibuga cy'indege uherekeje umushumba Pastor Mutesi ndetse umubyeyi ububahwa cyangwa se ukundwa na benshi. Mbona abantu batari ko se noneho uyu mugabo we wundi ni gatiki atahantu hose ubundi abahari none ajyaye na Pastor Mutesi no muri Kenya abatekereje gutyo banze utubwire wababwiriye abatekereje gutyo ntekereza ko ari imbaraga nke z'urukundo bafite ni imbaraga nke zo kumenya no gusobanukirwa Imana kuko Imana ni urukundo n'abayikorera cyangwa abayivuga twagakwiye kuba dufite urukundo guherekeza umuntu ubabaye ntekereza ko ni inshingano z'umwizera wese urumva kuko Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye mwishimane n'abishimye rero ni inshingano z'uwizera uwo ari we wese gukunda no kwita kubabaye rero kuba nafata cyangwa se mushumba Pastor Mutesi byaba ngombwa ko muherekeza ku kibuga cy'indege numva atari ishyano ryaba riguye sibyo cyangwa se niyo namuherekeza tukagirana na Nairobi numva ntacyo byaba bitwaye waba ari umurimo w'Imana ntabwo umurimo w'Imana ugira aho ugarukira nabugarukiraho wabyumvise umurimo w'Imana ntugira aho ugarukira nabugarukiraho rero twemerewe gukunda abashumba bagenzi bacu twemerewe gukunda abakristo bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo Yesu kandi inshuti abanyarwanda baravuze ngo uyibona mu bihe bibi yego bibona mu bihe bibi nibyo narabibonye abantu bandika za comment ngo barajya ngo ariko subundi uyu ngararwaza Mutesi nkande urakoze cyane so icimwe nuko abantu bagomba kumenya nuko Imana idusaba nicyo n'urukundo none se ubundi kuba umuntu yaherekeza undi ku kibuga cy'indege nanjye ngiye ko amerekeza n'undi akagenda ukamuherekeza as long as bitagize icyaha ubundi kubera iki byabaye ikibazo kuba Bishop Gerard yaherekeza Pastor Mutesi urabona abantu mu gusaba imbabazi kwanjye abantu babifashe nka fiançailles basohora za chef de date zigaragaza mariage n'ibiki rero mu myumvire y'abantu icyo twamaze kumenya ntacyo wakora ngo unezeze umwana w'umuntu urumva ukora neza akavuga wanakora nabi akavuga ariko icyiza nuko wavugwa noneho uri gukora neza urakurikirana kuko mu kumugeza ku kibuga cy'indege ni kimwe mu byo numvaga mpamagarirwa
cyane nk'umuntu wari wamusengeye, nk'umuntu twari twamaranye iminsi tuvugana, rero kumbwira ati nzajya muri Kenya njye kwivuza, so kumuherekeza nkamugeza nta nubwo nari jyenyine, nuko ari gihe yatoranyije muri famiye nini yamuherekeje ku kibuga cy'indege rwose. kandi jewe abantu bibuke ko ndi umushoferi, nshobora no kugenda mutwaye, wakurikiranye ibyo. Rero ntabwo abantu bakwiriye kwirirwa babyanarizaho ngo babiteho igihe, ahubwo icyo abantu bagakwiye kwiga, kandi n'undi wese udukurikiye uzumva akeneye ko namuherekeza azambwire mutware rwose, mugeze ku kibuga cy'indege nta kibazo, aguye ku iseni nta kibazo rwose. Niyo atama ku iseni nakorera n'umugisha. Hanyuma Pastor Mutesi yari yavuze ko azabanza guca ahantu mu giterane, ariko nabyo nabonye byarabaye isaga. Ati ni gute ko agenda ntiyagiye kwivuza, iri mu biterane ibiki? Ntekereza ko abantu benshi bavuga ibyo Gasaro ntago baba bakurikiye ikiganiro cyose, ahubwo bareba ibyo bishakira, noneho bakanavuga n'ibyo bishakira. Kuko mbere yuko Pastor Mutesi yurira indege, twakoze ikiganiro ku kibuga cy'indege. Ikiganiro twakoreye ku kibuga cy'indege yasobanuraga ko agiye kwivuza, ariko mbere yuko ajya kwivuza arabanza ace mu rusengero. Urumva hari igiterane abanza kunyuramo, kandi ibyo urabizi, abakozi b'Imana twahamagariwe gukorera Imana turi bazima turwaye, wabyumvise mu mvura igwa no kuzuba. Rero abantu bakurikire, abantu bari kuri Gasaro TV bakurikire neza ikiganiro twakoreye ku kibuga cy'indege. Urumva ikiganiro yerekanye hagiye kwivuza, yerekana n'impapuro zo kwa muganga, sibyo? Ubwo se nibatemezwa n'ibyo yaberetse wavuga iki kugira ngo aba bantu bemere? Kabiri, kugenda akanyura mu giterane, uwamwakiriye muri Nairobi ni umushumba, yasanze afite igiterane, aravuga ati nzi kusizwe uri umukozi w'Imana uriho amavuta y'Imana, tugira ubuntu uje kwivuza, ariko ntabwo ururimi rurwaye, banza uduhesha umugisha. Wabyumvise? Niyo mpamvu yashyizeho umurimo w'Imana wamamare. Yes, umurimo w'Imana wamamare. Niyo mpamvu yari yashyizeho umunsi w'itariki 6, kuko itariki 6 nizo tsari itariki zo gutangira kwikurikirana mu byerekeranye no kwivuza. Niyo mpamvu itariki 6 twakoze amasengesho yo kwiyiriza ubusa dusenga, nibajya kurigira neza TV barazayabona. Urumva? Ariko icyo nashaka kuvuga, ibyabaye yabivuze mbere yuko ava mu Rwanda. Yavuze ko agiye kwivuza, ariko mbere yuko ajya kubonana na dogiteri azabanza gukora umurimo w'Imana. Ese nimba umuntu akoze umurimo w'Imana arwaye, tubihindure ko atarwaye? Nekereza ko bishoboka umuntu akaba afite imbaraga akuka gake, niyo kaba kanyuma agakoresha uvuga Imana. Ubu se ko nzajya kwivuza umuhogo, ubu sindi kuvuga kwitangari ko bwa none se sibyo, nzajya kwivuza umuhogo ariko ndimo ndavuga. Urwaye umuhogo se? Nawe uzajya kwivuza. Ndashaka kurikosoza nkagengira akajwi keza nkako kawe. Aya nese kari kwa rimwe, ijwi ntacyo ritwaye. Icya mbere nuko rivuga rikavugira Imana, cyose rikavuga ibindi abantu bakumva. Ariko urumva ndarwaye umuhogo ariko ndimo ndavuga. Rero hari indwara abantu tubibutse, hari indwara itakubuza gukorera Imana, ariko bitavuze ko utari kuremba kandi utababaye. Yego. None muri Kenya ko bavura wakivurije Kenya? Ni lazima ngomba kwivuza. ngomba kwivuza. Nawe Mutesi akaguherekeza. Nawe akamerekeza. Niko bimeze. Ukuri pe ntacyo bitwaye kandi we yazamerekeza, gihe yazanamerekeza nandwaza. Sibyo rata? Nese hari ikintu bitwaye. Uko wamurwaje nakakurwaza. Nese hari ikintu bitwaye. Nokuri. Ariko Gasa tuganire. Kandi urukundo. Uramutse urwaye, ubu ndwaye ntago wandwaza. Bitwaye iki se? Nje nta kibazo mbyumvamo n'ukuri kw'Imana. Imyumvire y'abantu iracyari hasi cyane, ku buryo ariko nta nubwo ari imyumvire, uko iminsi igenda itwegera yimeruka, abantu baragenda baba bagome, kugeza nubwo ikintu cyiza umuntu agikritika kugeza kibonyemwo ikibi. Wabyumvise? Icyiza nimba Gasaro duhuye akampobera bati hahiye umuriro watse, nimba merekeje Pastor Mutesi bati hahiye, nimba suye Pastor Mutesi bati hahiye. Ni ikikwereka ko ubugome bwamaze kugwira, urukundo rwabeshi rugakonja, kugeza ubwo imitekerereze n'imyumvire y'abantu n'imirebere ndetse aho kugira ngo ibone icyiza
Ikabona ireba icyiza ikakibonamo ikibi kandi cyari cyiza. ni ikibazo. Hanyuma rero ejo bundi yapostinze amagambo akomeye cyane, postinga umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri, ngira ngo arabibonye, apostinga ati ni ukuri wakoze cyane pe. Ubona ko nubwo yamuvuzeho ariko ati wakoze rwose, ari nko kuvuga uti hari nari narabaye muri make igitaramo, hari amagambo postinze ati wenda social media abanyamakuru babyuka bamvuga atari ko byibuze wakoze ko ari byo wanyijije. Ngira ngo amagambo arayabonye. Ngo narayabonye. Yego. Narayabonye amagambo ya postinze kandi koko inkuru ze washakaga gucuruza wese yazanaga inkuru ye. Yamuzana mutambitse, yamuzana muhagaritse, yamuzana mucuritse, uwo ushaka kumucuruza wese yamwerekana uko ashaka. Yego. Rero nanjye nashimye ubuyobozi, umuvugizi wa RIB, narashimye, mbonera no kongera kumushimira. Mu by'ukuri hari ijambo yakoresheje, avuga ati koko nk'iyo utashye umwana akakubaza ngo uvuye mu kazi kagenze neza, umusubiza ngo iki? Kagenze neza mwana wa. Urumva? Areba ibyo wiriwemo, areba ibyo niriwemo. So rero icyo navugaga, narashimye cyane. Buriya yo umuntu akubwiye ati gezaho, ari amahirwe ntabwo abonwa na benshi. Ariko iyo mu kanwa k'umuvugizi wa RIB asohotsemo akubwira ati gezaho, icyabavuze nuko ababona ibintu biri kugenda birenga umurongo wabyo. Rero Mutesi gupostinga akavuga ngo yakoze, ntekereza ko nawe muri we yarananiwe kandi yumvaga arushye. Urumva? Kandi uribuka ko mbere yuko wenda umuvugizi wa RIB agira icyo amuvugaho, yari yatanze ikiganiro kuri Chita Magic. Urumva? Yego. Aravuga ati ndatabaza nkeneye kurenganurwa kuri izi social media. Rero ni byiza rwose, dushimiye inzego, urwego rwa RIB ndetse n'umuvugizi warwo. Rwose ibi bintu ntago byari bikwiye. Yego. Ko byakomeza gutya kuva habijya biva. Umwaka ugashira undi ugataha undi ukaza. Yego. Hanyuma Bishop Gerard, uri umukozi w'Imana ndetse kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu za YouTube habaho cyane abakozi b'Imana, ariko ejo bundi nibwo nabonye umugabo witwa Nibishaka Theogene avuga ko umugabo witwa Prophete Nyirindekwe, ni Prophet I think so, atagiye kujya mu maboko atarawati ndetse nadafungwa ngo yambare amapingu nzahita ndeka guhanura. Ubwo buhanuzi ni ubuhanuzi bwakiriye gute? Cyane nzi ko uba uziranye n'abashumba cyangwa se n'abakozi b'Imana benshi. Prophet Ernest ni umwana wanjye. Yego. Ni umukristo wanjye. Haba ari mu mwuka no mu buryo bw'umubiri twabanyeho igihe kitari gito. Ni umwana mu mwuka ariko twanabanyeho. Yego. Ntekereza ko Imana yamuhamagaye kandi muhamagara imukuye ahantu hari hagoye. Sibyo? Mu kumuhamagara rero nzi ko amaze igihe kitari gitoya akorera Imana. Urakurikirana? Ndakurikiye. Rero uwo muhanuzi wamuvuzeho, ntekereza ko hari uburyo twitiranya ibintu. Ntabwo isoko nziza ishobora kuvamo amazi mabi, nta nubwo isoko mbi ishobora kuvamo amazi mabi nako meza. Isoko mbi ntishobora kuvamo amazi meza, n'isoko mbi ntishobora kuvamo amazi mabi meza. Isoko mbi ntiyavamo amazi meza, n'isoko nziza ntiyavamo amazi mabi. Yes, icyo shakiye kubivuga ni iki rero. Mbere yo kugira ngo giwe nitwe prophet, yego, cyangwa nitwe pastor, niyo mpamvu nge nabanje gusaba imbabazi isi kugira ngo ngaruke mu murongo muzima, kuko hari ibyo nari naratakaje, hari n'ibyo nari naravuze nkasaba n'imbabazi abantu nagiye mentioninga amazina yabo. Niyo mpamvu no muri iki kiganiro mu biganiro tuzakorana nge nta muntu nzajya mvugaho, yego, keretse uwo nzaba ndi kuvugaho ibyiza. Ariko impamvu ndi kuvuga ibi ngibi, mbere yuko uvuga ko Imana ikuvugiyemo, urumva, banza wibaze ese koko birakwiye ko imvugiramo? Icyo kibazo banza ukibaza. Urumva, kuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yitaho ni umuntu ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo rye, umenaguritse. Noneho twumvikane, mu kanwa kawe mu kanya haravamo ibitutsi, mu kanya hakavamo gusebanya, mu kanya hakavamo inzangano. Ari nayo mpamvu nahisemo inzira imwe. Sibyo? Abakunzi ba Gasaro TV
uyu ni wa mu bishop wahindutse akava mu gutukana no mu gusebanya. Noneho rero tubwira impamvu ibindi kubivuga ndi kwigisha abadukurikiye, nigisha n'uwo mugabo nimba ashaka guhanura nabanze yihane. Yihane ibintu nk'ibyo byose byagiye bivugwa ku buzima bwe kandi biturutse mu kanwa ke. Urumva ntabwo Imana ishobora kuvugira mu kanwa gatukana, ntabwo akanwa gatukana kahindukira ngo karamye Imana, ntabwo akanwa gatukana kahindukira ngo gahimbaza Imana, ntabwo akanwa gatukana kahindukira ngo gahanure kavuga ibibi. Ntabwo akanwa kavuga ibibi kahindukira ngo kavuga ibyiza. Rero mu magambo make, nimba dushaka kwitwa abakozi b'Imana tukagarura izina ry'Imana n'ibicaniro igicaniro cy'Imana ku buzima bwacu, nitubanze tuve mu budatunganye. Ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye, kandi kuva mu bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Rero impamvu mvuze ibi ndabivugira ikirere, ntabwo mu by'ukuri navuga ngo ubu ni ubuhanuzi uri gukurikirana, ahubwo ni kwa kundi twicara tukareba amazina aremereye tukayavugaho kugira ngo tumenyekane. Sibyo? Kuko Profete Nyirindekwe Ernest afite urusengero Kibagabaga, urabyumva? Yego. Afite itorero rikora rizwi, uri gukurikirana? Yego. Rya Elayon. Rero Imana nimba ishaka kumutumaho ntabwo yamutumaho umuntu, urumva, ufite izina ribi muri society. Kuko muri iki gihugu hari abakozi b'Imana benshi. Yego. Uri kunyumva? Ndabyemera. Kandi ikindi gupresiza nkavuga ngo uyu muntu ibi mvuze nibitamusohoraho nzari kubuhanuza. Kuki wishimiye ko njya gufungwa? Ikibazo. Ese ni wanansengera ibyo bintu ubonye bigakurwaho? Imana ijya yerekanye igivuga, Bibiliya ivuga amagambo menshi. Iravuga ngo ninteza mugiga mu gihugu abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bakicisha bugufi bakanza bazi izina ryanjye, nzabakiriza igihugu. Yego. Kuki duhora duhanura tugashyiraho na precisoma ivuga ngo nibidasohora nzareka guhanura? Iki twemeza isi ko turi abahanuzi nuko mvuga ko Gerard azapfa agapfa ngahita mvuga ngo nari narabihanuye? No, umuhanuzi mwiza rero. Ubu rero tubwire abantu umwuka w'ubuhanuzi uriho ni umwuka wo kwihorera. Umwuka w'ubuhanuzi uri ku mashosho media ni umwuka wo kwihorera. Uyu mwuka wari ufitwe n'umugabo witwa Yona. Uri kunkurikirana? Ubuhanuzi bwose ubona ku mashosho media bwinshi nubwo kwihorera. Birakwiye? Ntabwo bikwiye. Kwihorera gute? Umuntu uraba hari ahantu wigeze kumuvuga, uraba waramwimye agatuti, waramwimye ituro, akajya kuri social media akahanura ibibi kw'izina ryawe kugira ngo aryangisha abantu, akwangisha n'abagukurikirana. Uri gukurikirana? Ni mwuka wo kwihorera. Yona Imana yamutumye kujya kuburira Ninewe ngo yihane mu minsi 30 40 ko batiyana izaharimbura. Noneho Yona aravuga ati abo bantu abo baginga barampemukiye, ngize amahirwe wabarimbura. Urumva? Yona yigira inama, yigira mu bwato bwerekeza itaruso ahunga Uwiteka. Ifira mumera n'ubundi muruka ku nkombeza z'Ninewe. Aragenda arababurira, ariko mu kubaburira ababurira atabishizeho umutima, yifuza ko ibyo avuze bisohora. Noneho ngakimara kubihanura, umwami w'Ninewe n'abaturage bo bambara ibigunira, bo barasenga. Wajya mu mpinga y'umusozi nkuru yatureba hakurya, ategereza bya bindi ko biri busohore. Yego. Abo nibo bahanuzi bihorera bari ku mbuga nkoranyambaga. N'abahanuzi bahanura ibibi ku bantu bagategereza ko bya bindi bisohora. Ubu se ko yahanuye ko umushumba wa ADEPR afunzwe, abana be bakabanyweye ku ngaruka, tureke kwinjira aho hantu nibirebire. Ahubwo abantu ntitukigira isoni. Ngo nguki? Ntitukigira isoni. Uzi ko twabuze isoni, twabaye barwabuze isoni. Wowe uhanuye abasazi, uhanuye abatingo, uhanuye abiruka ku musozi bambaye ubusa, uhanuye iby'abashumba ba ADEPR, ibyo byose nta na kimwe kibaye. None ushizeho na Nyirindekwe. Twabuze isoni nuko. Ariko rero ngiye ikintu mbona mu bakozi b'Imana kimwe muzareka ni kimwe. Nimba Imana igwaye buhanuzi, nkanjye je nibishaka turavugana, kandi ngiye ntago ujya makana ko umuntu atari umuhanuzi, kuko burya hamagawe ntago mba mpari, cyangwa se nguriya si pastor ushobora kuba arahamagawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko burya kubura umuhanuzi warangiza Imana ikakuntumaho ukabizana social media,
biba Ntabwo byataye njyewe agaciro, ndabyemera. biba byataye umwimerere wabyo. Ntekereza ko wampamagara nka Gasaro ukambwira ati Gasaro mfite ubuhanuzi bwawe nkabwumva cyo simbwumve ati wenda Imana ikurinze impanuka cyane ko wenda ngiye ubwo buhanuzi n'ubuhanuzi ubwo nyine murabyo mubyita ubuhanuzi ubwo ni ubuhanuzi cyane ko ubwo buhanuzi ngewe niyereka yamvuzeho butasohoye yavuga ko Imana indinzi ni na byiza ariko nanone biba byiza umpamagaye kuko ngewe umunsi ndabyuka nandi kwe nayongwe mu rukiko umwe yamamagaye arira ni nawe wabimbwiye ati Gasara ati mbonye ko Imana ikore ibitangaza kurinza impanuka ese ubibonye hehe ati amari nk'ikiganiro ntabwo nakibonye ambwira umunota biriho ndabyumva numva ati Gasaro TV Imana imurinze impanuka it's okay ndabyakira nyine numva ko ariko biba byiza burya ntago makana ubuhanuzi n'undi muhanuzi uzabona ubuhanuzi bwanjye byakabaye byiza utabunze ugeze kure aho niho nashakaga kugera. Ubuhanuzi bwishi buriho nubwo kwihorera niyo hari ikibazo twigeze kugirana nzagaruka nza n'ubuhanuzi ukwereka abantu ko Imana ikurangije n'ibindi. Yo hari platform nkereye kuri wowe nzahanura ubuhanuzi bwiza kugira ngo ngire favor kuri wowe, ngire igikundiro kuri wowe. Ibyo ni bo buhanuzi buri kumbuga nkoranyambaga. Nkeneye igikundiro kuri wowe, reka mpanura ubuhanuzi bw'uko Imana igukuriye impanuka, ariko se ninde utazi ko ufite imodoka? Noneho mvuge muri public abantu bose babone ko Imana igukuriye impanuka. Kandi tugendana nayo. Kandi impanuka buri munsi turazikora. Rero icyo nashakaga kuvuga ngiki, ubuhanuzi bw'ukuri je nemera nimba Imana yakweretse Gerard bunzanire kuko ufite nimero zanjye. Kuki utamamaga ngo umbwire ngo Aleo Gerard? So Imana narindi gusenga ubu mfite umuhanuzi nkunda umpanurira cyane yitwa ndewe ko mwibagiwe we oya biza kumwamamaza. Uwo mugabo ntabwo nubwo abakumbuga nkoranyambaga ariko ntabwo ajya hanura kumbuga nkoranyambaga. Agira atya kampamagara ati mbonye uri mu butayu bukomeye. Ati mbonye uzamuka umusozi akamanura ibintu byose nkasanga koko niko biri. Urakurikirana? Afite undi w'umudamu w'umukobwa. Nawe agira atya kampamagara kuri telefone n'ubu yarari kumuhanuzi turi hano. Anyandikira kuri telefone ambwira iby'Imana yamweretse. Urumva? Yego. Imana imwereka ko ngo hari imitega abantu banteze n'ibiki niki. Urumva? Ariko ayimpaye private biri hano kuri telefone. Rero icyo nashaka kuvuga ubuhanuzi ntabwo ari ikintu umuntu azana, niyo mpamvu turi gucika amazi. Ahubwo ubona hanuriye niwe wakabaye aza kuri social media akagutangira ubuhamya. Yes, akavuga ati burya uriya mugabo ni umukozi w'Imana. Hari ibintu yambwiye abimbwira mwibanga turaba. None se wowe uraje ubibwiye isi yose. Urakurikirana? Ndagukurikiye neza. Rero ubuhanuzi ni ubwanyiri guhanurirwa. Ntabwo ari bwo kuzana kuri social media. Mbwire n'abandi bahanuzi bari kubikoresha nibyo biri gutuma iki gisata cya gospel kitagira imbaraga mu bya social media. Kubera iki? Ibyo dukora n'ibyo tuvuga birahindukira bikaza bigasenya bimwe twahanuye na bimwe twavuze. Ariko yuza kubibwira Gasara akabigumana ntago byajyaga gusenyuka. Ariko wabibwiye isi none ntibisohoye. None nungacitse intege ngo ugire isoni unavuga ati ibi bintu ndi kuvuga ejo bundi navuze ibi ntibyasohora ndongera mvuga ibi ntibyasohora ndongera mvuga ibi ntibyasohora. None ongeze ku rwego sorry. Urumva none ongeze ku rwego nanashiraho ngo sinzongera guhanura. Kandi nabwo nibitaba ntuzarekeraho. Uhita wibaza ese turi gukorera Imana yo mu ijuru cyangwa n'Imana y'iki gihe? Kuko Imana y'iki gihe biravuga ngo ni indazabo. Rero ikiza je nemera abahanuzi bagenzi banjye ndabubaha ndabemera nubaha amavuta yanyu Imana ibahamagara sinari imari ariko hari uburyo twabera inkomyi umurimo w'Imana. Igihe tutazi ibyo tugomba gutanga aho tubitangira n'igihe tubitangamo. Aho tubitangira n'igihe tubitangamo. Urakurikirana? Kumenya aho utangira ubuhanuzi n'igihe ubutangamo. Nico je nabasaba bagenzi banjye. N'utatezerega imidugara. Kandi uzongera kubona ndi kuri kamera mvuga ngo ndahanuye azampugure. Mugatanga n'ubuhanuzi butateza imidugararo muri rubanda. Kandi ikindi tugatanga ubuhanuzi budateza imidugararo muri rubanda. Ubu guhera akakanya abantu bagiye kwikanga Nyirinde Ernest. Bavuga ati ari ni igisambo. Kuko urumva nimba agiye gufungwa harimo kwiba. Bagiye kumwikanga nk'umuriganye.
bagiye kumwikanga nk'umwesikoro kandi yari afite abantu bamwizera banamwizereramo. Wangije izina rye mu izina ry'ubuhanuzi. Urakurikirana? Wangije izina rye mu izina ry'ubuhanuzi. Kandi Nyirindekwe Ernest ibinyamakuru akoreraho ku isimbi hariho nimero ze. Ikibazo. Ibyo rero ntabwo bidukwiye nk'abakozi b'Imana. Biravuga ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Kandi tureke ubuhanuzi bwo kwihorera kuko umuntu mutumvikana ugahora umuhanuraho ibibi. Harabanuye ko ngiye gupfa. Nabyo biriho rega. Biriho uwo mugabo yarabivuze nabyo. Avuga ati Pastor Mutesi naramuka turiyamo. Urumva? Ibyo birahari nzabigukatira nzaguhari ikinange. Urumva rero ubuhanuzi bwo kwihorera kuko uyu muntu mutavuga kimwe, uyu muntu utamwumva, ubwo buhanuzi n'ubwayo. Yabwo icyo nabonye nuko yavuze ngo uko Pastor Mutesi agomba kugenza amakenga iwe hatazakubita inkuba. I think so ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo gupfa kwa byo ntabyo. We uzapfa bigenze bite? Urupfu wese kwari ariko ntago ari urupfu. Naka tureshyira abantu bavuga byinshi sinzi utuntu baba bafashe basomye ariko tuba provoka nabi. Tuba provoka nabi. Hari uburyo umuntu ikintu kimuprovoka ukibaza uyu muntu ibintu avuga nta soni bimuteye. Rero icyo nabwira abakozi b'Imana twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana kuko bagabura. Imana itarabanika kuko ngiye kubanika ku murongo. Kwanika we yatangiye kubanika. Imana yanitse umuntu wundi uri hanze aha. Imana ikanika umuntu udafite tayito sava ariko buryo kubanika byo nabibonye kareke igiye kubanika nkura mwakange karenge natuye ku manywa y'ihangu natura izuba riva natura kuri social media nihana ibyaha byanjye navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya ibyarinda mu yanjye bimindukira igihombo none ubingorane zose nzere ku mwami Yesu je naratuye nsaba n'imbabazi umuntu usigaje gusaba imbabazi n'umwe nerize kandi nawe ndi gutegura nuko ntarabona umugisha ni kuko sinajya kumureba ntafite umugisha ngende murebe nawe musaba imbabazi abantu bose uzinavuzeho abakozi b'Imana bose uzinavuze cyane rwose zarabaye kwa Mamasiya zarabaye kwa muhanuzi witwa Grace ubu Grace nayo musaba imbabazi jewe oya urondereza ubusaba ukimara umubiri n'ubusuzabura kudakorera Uwiteka ukiriho nukwihemukira kudakorera Uwiteka ukiriho nukunyagwa zigaye nta mpamvu nitwibaniye neza se urumva ndamahoro kuko ntawe umutima ucira urubanza ariko uzi kwicara ukitota abantu ukicara ukavuga umuntu icyumweru kimwe byumweru bikuri social media usigaje kujya gusaba Yongwe akakugarura mu murimo oya Yongwe nago najya kumureba ahubwo umva uko bimeze Yongwe azaza kundeba kuko yaranyubahutse kandi ntarigeze mwubahuka buriya hari amakosa ntajya nkora yonzi ko nakuvuze neza nkakubaha nk'umubyeyi wowe ukiyambura inshingano z'ububyeyi urumva ugafata inshingano z'imihanda ntabwo ngusanga kuko nta mugisha nta muvumo nta kintu na kimwe gishobora gusirikira mu bintu by'imihanda buriya yaza kuko je nakomeje mwubaha nk'umubyeyi urumva nkamuvuga neza nk'umubyeyi uri kurikirana ngiye kubona rero mbona arantenze ataraje kungira inama mbona arantenze ataransuye mu rugo nk'umubyeyi ariko mbibona giye nka comedy je niko mufata nk'umukomediye kugeza ubu kubyavuga no kubyakora mbifata nk'iby'abakomediye urumva ariko nubwo mvuzaka cye sinamwubahuka ngo mvuge ngo ndamutenze oya ntago ntimugatengane n'urugero ndi kugwa nyine sinabyubahuka ariko narabibonye ibintu yankoze genda hindutse mvuye mu byaha nsabye imbabazi abantu nsabye imbabazi abashumba aho kugira ngo bigushimishe ngo uwo muntu ndamutenze ngo nzanze risobanuye kuri The Vibe ntago najyayo icyo rwose nta kibaho icyo akoze wazaze kundeba nzamuha karibu yego niko bimeze buriya uzi impamvu jewe nubahikira ku mahame iyo nakuvuze nabi iyo nagusuzuguye ndagaruka nkakubahisha nkagusaba imbabazi ariko yo wansuzuguye unsuzugure unyambura agaciro unyambura ubumuntu unyambura umurimo unkubite hasi numara kunkubita hasi nongere nteri ntambwe nanagusange ntago bibaho ibyo ahubwo wowe kuko uzi ko wakoze ikosa oya kuri umukozi w'Imana gusanga umuntu ntacyo oya aho ngaho sinjya marenga jewe nagusanga nagukoshereje ariko ntabwo waba wankosereje ngo ngusange none se Bibiliya ibyo bintu bitubwira iki mwene so nagukosereza
wakurikize Muteze undi nase yaramuneje Muteze itorero. Yes, Muteze itorero niyanga ubone kumuha Satani none umuntu aguhaye Satani ataragusanze aguhaye Satani ataraguteje abandi bene so aguhaye Satani ataraguteje itorero urumva inzira umva process zose umva inzego zose yarenze nikikwereka ko rero abantu baba bari kwikinira komedi bishakira views kugira ngo bazanemo amazina aremereye wenda ibiganiro birebwe ariko ubundi ntabwo ariko abashumba ntabwo ariko umwapotre yakabaye akora urumva yego jewe sindi buvuge ngo ndamutenze sindi buvuge ngo si umukozi w'Imana sindi buvuge ngo ntariho umwuka w'Imana kuko ibyo narabyihannye yamuhamagaye niyo yampamagaye ariko ibyo yakoze ntabwo byubahirije pastoral ntabwo byubahirije inshingano za gishumba mwami mukorera kandi noma arabigayiwe mu yandi magambo arabigayiwe dusoza nicyo wabwira abadukurikiye rero Bishop Gerard mbo icyo nabwira abadukurikiye icyambere nuko dukomeje gukizwa kandi bakora subscribe bakora like ndetse na share kuri Gasaro TV kandi tukababwira ko rwose ubwo umwami Yesu adukunda turamaho none nabonye ari nabandi bavuga bati Gerard Chano ati kwavuze kutazashinga Chano yawe ngo kubera ko ngo hari ibyo udashaka kujya uvugiraho tubwire rero mbo barabeshye ntago ariko navuze nashinze Chano yitwa Amarembo TV ahubwo iriya Chano wayizamuisha nasinze Chano yitwa Amarembo TV urumva nyuma yuko nahuye n'ikibazo hanyuma indi ndayitanga kandi ukende ufite itungo rikakugoboka yego hari ubutayo nari ndimo ndayitanga rwose kubihisha si ikibazo urumva rero nshinga indi ariko nzajya nyuzaho ibijyanye n'ijambo ry'Imana wabyumvise nukubwiriza nugufata ibiganiro mu nsengero nugufata amasengesho nibijyanye n'ijambo ry'Imana gusa apana ibyo gutwika oya okay birasobanutse twari kumwe na Bishop Gerard mu gihugu cya Kenya muhabwe umugisha amen ni mu gihugu cya Kenya turi mu Rwanda da mutaza kuza aka kantu kugaca bakajya bagakubitisha Gerard turi mu Rwanda yego dusuje Nairobi dusuje Pastor Mutesi dusuje abamwakiriye uri Bishop wamwakiriye tukwifurije umugisha w'Imana baririmbye mwabanye nawe mu giterane twarabakunze cyane Imana ibaho umugisha kandi nukuri tumwifurije gukira akagaruka mu rwatubyaye akagaruka amahoro kandi tuzi neza ko Imana izabikora cyane ko urebye amagambo postinga ubona ari amagambo meza y'ihumure atari amagambo yo gukura umutima abantu urabona ko azakira kandi nicyo tumwifurije nukuri Imana imuhe umugisha akire agaruke mu Rwanda Gerard ajye kumwakira ndajya kumwakira nimero yanjye ni 07 88 4585 18 wansuhuza wanambresinga ntacyo bitwaye hari cyo bigasa baguhenuza utangiye gusabiriza bareta bankubita urakoze cyane Imana igumugisha urakoze Gasaro TV.